ubwenge bwanjye bushobora kuba atari bwinshi, ariko njya nibaza ni gute gukora umwanda muto, kunyara, babyise kwihagarika. Ikibazo cya mbere mbifitemo ni kimwe, kuki bitwa kwihagarika no ku bakobwa? Ku bahungu no kwihagarika, no ku bakobwa no kwihagarika, cyangwa njye mbizi nabi abakobwa nabo bafite ukundi kuntu babyita. Icyo ntari biga tukiri. Hari ikindi kibazo mfite, ko bijyana n'iby'inyuma, icyo bita kunya. Kuki kunya byo batazana ngo kwituma iki? Kuki bo byatabyise kwicarika cyangwa se kwisutamika? Ako kuko twahite za kizungu zabaye nyinshi, babita nko kwicarika. Ariko ku bandi b'ibiti nabo tukabita kwisutamika, cyangwa bajya mu gihuru kwisutamika, kwihagarika, kwisutamika, cyangwa se kwihagarika bikaba ku bahungu, kwisutamika ku bakobwa. Murabyumva mute? Iki kibazo umuntu kukibaza, sinzi niba ari ubwenge buri kunshuka tari bwinshi mfite. Muri ko mubyumva muri comment, muze dusangire ibitekerezo muri comment, niba bandusha ubwenge. Umuntu afite logique nawe, kwisutamika, kwicarika, kwihagarika, kuruka byaba ari kugira iki? Mumbwire muri comment.